Oh yes, umunsi wa none dutangiye agakuru keza cyane nkubwira ngo tuzabane kuva itangiye kugeza irangiye. Ubwo ngubwo turimo turatangirana n'umukobwa arimo arabwira umusore uri aho ngaho se waje ukamfungira ku ipantaro yanjye ukanzamurira imashini. Abari aho nabo barimo barabiri batangira kuba baseka, ariko umugore ukura aho ngaho yatangiye kuba yavuga ati ntabwo byemewe ko umugabo ashobora kuba yakinjira mu cyumba cyangwa se mu rwambariro rw'abagore. Umugore nawe yatangiye kuba yavuga ati ibyo ngibyo ntabwo birimo birakureba wa mukobwa we, nkugira inama wamenya ibyawe ukareka kuba wakivanga mu bintu bitakureba. Ibyo ntabwo bikureba, twebwe tuba twishyuye, turi nyine turi abacuruzi cyangwa se abakiriya b'ibanze b'ingenzi. Itayari umukobwa nawe ntabwo yari kubyanga, kandi umugabo baramubwengaze azamurira undi imashini. Dore nuko nguko yese yinjira nta bintu byo kuba yashidikanya. Ku rundi ruhande hari umukobwa cyangwa se umugore urimo urabyitegereza, nuko nguko yarerembuye nako yarebye. Ubwo hari umugabo atangiye kuba yamubwira ati JD we, ati reba biriya bintu arimo arakora koko umureka agende cyangwa se agenda abikore. Undi yahise atangira kuba yamubwira ati Grey we, ibireke byihorere, bireke kuri ino nzu yose cyangwa se ibikuta byose byuzeho kamera. Rero nta kintu mfite kuba nakora kubera ko ibikuta byose ibyuzeho kamera, yaba audio cyangwa se amajwi ndetse n'amashusho byose ndaba mbifite cyangwa se ndaba ndibuze kuba nabibona. N'undi yese amubwira ati nta ribi. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati byose uze kubintunganyiriza, uze kubimpereza. Uwo ni umugore urimo urabivuga abibwira uno musore ngo Grey. Undi yatangiye kuba yavuga ati nta ribi, niba usabye cyangwa se niba umbwiye ngo yaba rekodi zose ndaza kuba naziguhereza, amashusho yose ndaza kuba nayaguhereza, amashusho yose araza kuba yafashwe ndayaguhereza. Umugore niba uriya mugabo ari muntu nyabake kuri we, niba bimeze gute, ariko aravuze ngo amashusho y'uriya mugabo nyine aze kuba yayamuhereza, kuko hano huzuye kamera izafasha ibintu byose. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati Kate we, umugabo nyine bamwita Kate, ndizera ko bino bintu uzaba wabyicuza cyangwa se uraza kuba wakicuza kuri bino bintu urimo urakora. Ndabizi neza kuri buza kuba wabyicuza. Umugore niko yatangiye kuba yavuga ati bino bintu nkoreye uyu munsi uraza kuba wabyicuza. Ese uyu nguyu ni umugabo we cyangwa ni uyu nguyu ni musaza we? Ntabwo tubizi, turaza kuba twabisobanukirwa. Karimo karatangira gake gake. Umugabo wari ugiye kuba yafunga imashini, ahubwo yaje arimo arafunga ibipesi byiwe. Niba bigenze gute, niba barwanye ntumbaze. Ubwo nuko bari bamaje kuba bagura ibintu aho ngaho, bahise bababwira ati ibingibi ni ibihumbi 35 by'idolari. Undi yatangiye kuba yavuga ati akira ukoresha ino karita ukuraho amafaranga cyangwa se ibyo twakoresheje byose. Aho ngaho hariho amafaranga adashira, akira iyo karita rwose uyafate. Ubwo nuko nguko undi nawe arimo arabireba. Iwa mukobwa twabonye yatangiye kuba yavuga ati none se ni byanyabyo shu, ni mpaka njye nawe, ni mpaka njye nawe, ni mpaka. Ubwo nyine uri aho ngaho arimo arabarebera, ariko nyine ubwo ngubwo urimo urabakira yatangiye kuba yavuga atangaha rero tuba dufite ukuntu tubazo utuntu tw'utubazo dukeya muri rino duka ryacu. Iyo ubashije kuba wadutwara cyangwa se kuba wadukora, tuguhereza ibintu by'ubuntu, muriteguye se tube twabikora. Ubwo umukobwa uri kumwe n'uwo musore yaravuze ati ibintu bikeya. Ahita areba n'umukunzi we, yatangiye kuba yavuga ati ko numva se bimeze nka True for Dare. Murayizi iyo mikino yo. Undi yatangiye kuba yavuga ati ndimo ndumva bishobora kuba ari byiza, ibyo bintu bishobora kuba ari byiza, nta ribi. None se sheri tubikore? Undi yaravuze ati nta ribi, niba ubishaka cyangwa se niba wumva wabikora nta ribi, reka tubikore. Ubwo niko bazanye aho ngaho ibindi, ngo bagiye kuba bababaza ibibazo nyine. Mwaha barimo ibibazo iyo bisubije ngo baba bakwemera kuba watwara ibintu ku buntu nta kibazo. Ubwo nuko nguko babazanye udupapuro ahita ahereza ubwo umucuruzi uri aho ngaho cyangwa se umukozi, umuseriveri cyangwa se nyine umuserivesite yonoma niko se. Ubwo niko nyine yabimuhaye ngo abanzi amusomera. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati rero ikibazo cya mbere kiragira uti aha, ni ikihe kintu umugabo wawe yagukoreye cyangwa se umuntu ukunzi wawe muri kumwe yaba yaragukoreye kikagushimisha cyangwa se nyine nawe ukabona ko yitanze cyane? Ni ikihe kintu yaba yaragukoreye ku buryo cyakunejeje kikagushimisha ukabona ko ari mu bwitange cyane? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati yewe, ikintu yaba yarankoreye ra buriya se ni igikira. Umukobwa nyine yatangiye kuba yatekereza icyo kintu. Yatangiye kuba yavuga ati ni mu ijoro umugore we yaragiye kuba yabyara, ni igihe umugore we yaragiye kuba yabyara, unyumvira icyo kintu. Umukobwa agiye kuba yasubiza ngo umugabo yamukoreye. Umugore nawe arimo arumva, namubwiye ngo aze yihuta cyangwa se nyine ngo abanguke. Umugore we mu ijoro yaragiye kuba yabyariraho,
naramubwiye ngo abanguke mu minota 10 abangezeho, nawe disi ntabwo yatinzemo, yahise aza yirukanka cyane. Unyumvire nyine umugabo ibintu yakoze ngo tumarana nijoro ryose turi kumwe. Rero icyo kintu ni icy'ubwitange, hari harimo ubwitange cyane. Dore umugore nuko nguko yarebye, ibaze nawe ufite umugabo nk'uyu nguyu. Umugore nawe yatangiye kuba yabyibuka ukuntu byagenze. Wari umunsi umwe ubwo arimo arabyara ari kwa muganga, ariko umugabo we nta wari uhari. Yari ibyajwe nako yabyajwe n'abaganga, ariko umugabo we nta wari uhari. Ubwo baramubwira ati we emera neza tugiye kubara 1 2 3. Ubwo buribwe bwose umugabo we nta wari uhari. Ubwo mfite ibyo yamubwiye cyangwa se afite uko yamubwiye hagiye, ariko icyo gihe ntabwo yari ahari. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati kubita kuri ka kandi ukubite umwana ze itayari. Dore nuko umugore rero arimo aravuga ati rero ikindi kintu cya kabiri rero yaba yarankoreye ikiza cyane, ariko cyo rwose ni icy'akataraboneka. Ni ikintu cyiza, ni ukuntu yankoreye ibintu by'akataraboneka. Ubwo ntumbaze ngo icya kabiri ni iki. Ubwo nuko uvuga ngo cyangwa se yese avuga ati nuko Kate yamfashije kuba twahinduranya umwana, tugafata umwana tukamuhinduranya. Nicyo kintu cyanshimishije. Ubwo na Kate nawe yatangiye kuba yavuga ati yego niko byagenze. Umukobwa nyine aravuze ati ikintu cyanshimishije nuko twafashe umwana wa JD tukaba twamuhinduranya, nicyo kintu cyanshimishije. Dore umugore uri aho ngaho yarabibonye, yatangiye kuba yavuga ati umwana ndimo ndarira ntago ari uwanjye. Ubwo undi niko yatangiye kuba yavuga ati rero ibyo bintu iyo mbyibutse rwose binkora mu mutwe, kubera ko Kate tuba turi kumwe mba mbona rwose ibi bintu ankunda cyane. Ubwo bagabo nabo cyangwa se abari aho batangiye kubavuga ati ibyo bintu byaba ari byo Kate we. Undi yaravuze ati cyane rwose ibyo bintu nibyo, kubera ko ngewe na Hazeli twashakaga umwana. Ubwo nyine umugabo yatangiye kuba yavuga ati Hazeli yashakaga umwana, ariko ikibazo twagize cyari icyo kumurera. Nicyo kibazo twagize, kandi Hazeli yashakaga umwana. Rero nta kindi kintu twari kuba twakora. Inshuti yiwe yabimufashijemo, ubwo ari we mugore wanjye. Inshuti ye niwe arimo arita umugore we nyine ngo ni inshuti ya Hazeli. Ubwo niko yise avuga ati rero yabimfashijemo cyane rwose. Ubwo abandi batangiye kubavuga ati ibyo bintu muri mwumva bitarimo ikibazo. Ibyo bintu none ndimo numva birimo ikibazo rwose. None se nibimeze gute ku mwana wa JD? Umwana wa JD we biyifashe gute cyangwa se bimeze gute? Umugabo niko yatangiye kuba yareba, agatangira kuba yavuga ati umwana we se ibyo ngibyo byo nta birenze cyangwa se nta ribi, kubera ko umwana umugore nawe dore uri aho ngaho niwe JD arimo arabyumva ibintu umugabo we arimo aravuga. Dore umujinya. Ubwo niko n'uwundi nawe uri aho ngaho ari nyuma, Gray niko twumvishe barimo baramwita. Kate yatangiye kuba yavuga ati umwana wa JD we yavutse yapfuye. Umwana yavutse yapfuye, umugore yarabyumvishije ko umwana arimo ararera atari uwe. Unyumvire dore ibintu birimo biraba n'ibitangaza. Umwana w'uno mugore yavutse yapfuye. Rero umugabo wamukubita umwana w'inshuti ye niwe yareraga, azi ngo ni umwana we. Dore undi nawe yatangiye kuba yavuga ati rero umugore wanjye cyangwa se isheri wanjye, bitewe n'ukuntu nyine yashakaga umwana, ariko kumurera bikaba ikibazo. Umwana wacu twaramureresheje baramuturerera. Dore umugore nuko nguko yagize umujinya, ibintu biramurya n'amarira araza. Dore nuko nguko undi agatangira kuba yavuga ati rero ibintu byose bimeze neza cyangwa se nta kibazo na gitoya ikigomba kuba cyaba muri ibi bintu byose, kuko twebwe ibyacu bigomba kuba byaba byiza kandi bikarushaho kuba byaba byiza. Umukobwa nawe agatangira ati si nk'ibyo byose si, ariko abari aha ngaha simpamya ko barimo barabyishimira kumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati none si ibyo bintu JD yaba abizi ibyo bintu ko mwabikoze cyangwa se mwaba mwarabimubwiyeho? Ibyo bintu ko numva ari uburiganya mwaba mwarabimubwiyeho. Ubwo niko nawe cyangwa se abari aho ngaho bagatangira kuba bavuga ati nanjye mbabajwe nawe ukuntu ashobora kuba akora ibintu nk'ibyo ngibyo atabizi, mwaba mwarabimubwiyeho. Umugore nuko nguko arimo arabyumva yatangiye no kuba yarira. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati icyambere ahubwo nuko agiye kuzakora divorce. Umwana namara kuba yakura nicyo kintu kizaba, umwana namara gukura divorce yihuta cyane agahita aruvamo. Umugore nuko nguko arimo arabyumva. Gray nawe akabyumva agatangira kuba yamufata mu mugongo arimo aramubwira ati JD we. Umugore ariko yatangiye kuba yavuga ati umwana wanjye Gray we, umwana wanjye ibi ni ibiki? Ubwo arimo arahamagara Gray nyine amubwira ati umwana we yarapfuye. Nicyo kintu twumvishije, nawe yatangiye kuba yavuga ati umwana wanjye yarapfuye. Umwana wanjye yarapfuye, ese byaba ari ibyanyabyo? Umugabo akamuhamagara ati JD we,
umeze neza, undi agatangira kuba yavuga ati umwana wanjye yarapfuye, ibi ni ibiki? Ni gute nafashe umwanzuro wo kuba narera umwana utari uwanjye yarapfuye? Ibi ni ibiki? Dore umugore nuko nguko yarize. Jade umwana arimo ararira cyangwa se uwarira si uwe, ariko Gray nawe agatangira kuba yamuba hafi, arimo arabona umugabo we ni nawe ubyivugiye afatanyije ngo n'inshuti yiwe. Dore nuko umugore yagize umujinya, dore nuko nguko umugore afite umujinya. Ibaze nawe bino bintu ari we birimo birabaho cyangwa se bibayeho. Ibi bintu wabigenza ute? Ibi bintu wabikoraho iki ko binababaje cyane? Undi yatangiye kuba yavuga ati umwana nareze ntago ari uwanjye, nareze umwana utari uwanjye. Umugore nicyo kintu arimo aribaza ati nareze umwana utari uwanjye. Tayari dore umujinya, agatangira kuba yavuga ati koko umwana ndimo ndarira ntago ari uwanjye. Umukobwa yagize umujinya, dore abandi nabo bagatangira kuba bavuga ati rero ibintu wankuriye ni ukuri, ngiye mpora mbigushimira bitewe n'ukuntu wampaye umwana. Rero igihe nikigera azajya anyita mama, nawe disi yiga kuba yakambara utuntu twiza, ariko byose mbikesha inshuti yanjye. Ibi byose biba birimo biraba mbikesha inshuti yanjye y'akataraboneka ihora inyitaho. Dore uwo arimo aravuga nuko umujinya ufite yatangiye kuba yakibaza ati ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu ndakora iki? Dore umugore nuko nguko. Abantu buriya bagira umutima ukomeye, nukuza nkagupfuna nkagupfunyika. Undi yatangiye kuba yavuga ati sinteze kuzaba nahindura inshuti, kuko iyo mfite irampagije ku bintu byose, irananyubaha, ni na nziza kuko inderera umwana kandi izi ko ari uwayo kandi ari uwanjye. Ubwo niko rero arimo arabwira umugabo we, agatangira ati sheri warakoze rwose kuba wagira inshuti yanjye umugore. Rero ibintu byose azabyiga, azabikora, akomeza nderera umwana wanjye azamurera neza. Dore umugore arimo aravuga, arimo arabyumva, agatangira kuba yavuga ati se buriya nzamuhereza iki urara? Nzamuhemba iki nk'umuntu nderera umwana? Ni iki nzamuhemba? Dore umukobwa nyine barimo arishima, yijinyora yikubita amahoro cyangwa se yimahoroniza. Umugabo nawe agatangira kuba yaza amufata ati wawo kabisa mu nda ni zeru. Ubwo niko yazaga amubwira ati ibyo bintu byose sizabimukorera, kandi tuzaba twatandukanye, namukubise divorce. Ibyo byose rero natwe tuzaba dufite uruhare rwo kuba twabikora, kuko umwana ntago azatuvuna. Ariko n'ubundi wagumye uri mwiza, iyo uza kuba urimo urarera umwana ntago uba umeze neza, uba warataye agasura, waravuye ku gapo, ariko ubu ngubu uri mwiza. Umugabo nyine nuko nguko aba ari kumwe n'ikidomange cyiwe. Ubwo nuko nguko umukobwa cyangwa se Jade yatangiye kuba yahamagara Gray, agatangira ati Gray we, niko yatangiye kuba yamuhamagara ati reka tugende, twerekere tugende, hano hari ibintu ubona nawe bikakurenga. Ubwo Gray yarabibonye, arabibona nawe hano birakurya, nubwo bitaba ari we birimo birabaho. Yatangiye kuba yavuga ati none se ugiye kuba wabireka tugende, tuvangana bino bintu utabashije kuba wagira ikintu bikoraho? Umukobwa nyine cyangwa se umugore nicyo kintu barimo baramubaza, ariko afite ikintu cyitwa ijinyori n'umujinya. Dore abandi bibereye mu byabo, gake gake nuko nguko barimo bararebana. Waza ubabaza iki? Undi yatangiye kuba yavuga ati hoya nta mpamvu yo kuba twagenda, cyangwa se nta mpamvu yo kuba twajya kuba twakihanira. Ibi byose bazabyishyurira, kandi ntabwo bizaba byoroshye ibintu ndimo ndabategurira, ntibizaba byoroshye. Umugore nicyo kintu yavuze ati bino bintu ntabwo bizaba byoroshye, ndashaka ko bombi cyangwa se bose ikizababaho bazaterurisha amaboko yombi. Ndashaka kuba nabababariza ubuzima kugeza bapfuye. Umugore nicyo kintu yavuze ati nzababariza ubuzima kugeza bapfuye. Umukobwa nicyo kintu yavuze cyangwa se umugore. Ariko ibintu biba binababaje, ibaze nawe kurera umwana uzi ngo ni uwawe, ariko atari uwawe. Ngaho hari abarimo baraza bafungura vuba vuba ugiye kuza, ariko ugahita umenya ko atari umuntu woroshye. Dore nuko nguko arimo araza, bagenda bamubwira ati nyiricyubahiro urakaza neza Miss Kemp niko bamwita. Tayari bagatangira kubavuga ati Miss Kemp we, umwavoka aragutegereje. Rero yahagaze umwanya munini arimo aragushaka cyangwa se agutegereje. Umugore nuko nguko arimo aragenda, agatangira atamaza umwanya munini yaragutegereje. Rero ngo hari n'amavideo bari bamaje kuba bakuzanira, amavideo amaje kuba yakugeraho cyangwa se amaje kuba yahagera. Ubwo niko yatangiye nyine kuba yamubwira ngo hari amavideo bamuzaniye ngo amaje kuba yahagera. Undi yatangiye kuba yavuga ati none ndagira ngo umwana umufata umwohereza aho nakubwiye, umufata umwana umwohereze aho nakubwiye. Undi nawe yaravuze ati yego. Ubwo Miss Kemp cyangwa se ubwo nyine Miss Kemp niwe Jade, ubwo batangiye kuba bavuga ati nta ribi, ngomba kuba nabikora kuko bivuze.
ngomba kuba nabikora. None se wigeze ubaza umugabo niba yabyemeye? Umugore nuko nguko yarebye, ubwo arabajije ati we wabajije umugabo niba ibyo bintu yabyemeye? Undi yatangiye kuba yavuga ati barashaka umwana wabo, baramushaka umwana wabo, rero mufata umwohereze. Ntabwo nabasha kuba narera umwana utari uwanjye kuko barankinishije, ngomba rero umwana, rero ibi ngibi ntabwo nabikora. Wapi reka umukobwa nicyo kintu yavuze ati njye sinabikora. Wapi reka ibi ngibi ni uburiganya cyangwa se ni nk'ubusambo, ni ubushizi bw'isoni, ibi ngibi sinabikora njyewe. Tayari umugore nuko nguko yagiye, ariko aravuze ngo fata umwana umwohereze, baramukeneye. Numbaze ngo nihe bagiye kuba babohereza cyangwa se bakohereza uwo mwana. Tayari nuko nguko arimo aragenda. Ku rundi ruhande hari umugabo utegereje, arimo arareba ku isaha buri kanya, yitegereza ku isaha. Gake gake umugore nuko nguko yaje arimo aramagara ati Mr. Horit we, ati undi nawe ati Mr. Kempo nako Miss Kempo. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati none se iko numvishe hariya hirya hari abantu bari barimo barasakuza, mbona couple cyangwa se abakunzi babiri, umukunzi, ubwo n'abakunzi bari barimo barinjira, barimo baravuga izina ryawe. Imbonye abantu binjiye barimo baravuga izina ryawe hariya hejuru, rero nakekaga se buriya byaba ari byo ra. Ubwo nyine n'umwavoka nyine buriya hari ibyo arimo arakeka. Umugore nawe yaramurebye, Yesu avuga ati se buriya nta kintu wowe urimo urumvamo nyine. Ubwo nyine yaravuze ati mbonye couple cyangwa se umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umusore, ubwo n'abakundana barimo baragenda ariko bavugaga izina ryawe. Undi yaravuze ati se buriya nta kintu bawumvamo ariko nta kintu yamubwiye. Tayari nuko nguko bagiye. Ku rundi ruhande hari abariho zikubitwa cyangwa se aho zirara, ubwo abandi barimo baraganira bakagenda bavuga ati ubwo n'abandi barimo baravuga ati none se Hazeri ni inshuti ya Jade, none reba ibintu baba barimo barakora. Hazeri Jade biriya ni ibiki rwose baba barimo baramukora? Dore ibyo barimo baravuga nyine ni bano baba bari muri bingibi. Kandi Kate nyine afite umukunzi, rero baba barimo baribaza ati reba ibintu barimo arakora. Ubwo nibwo batangiye kuba bavuga ati ariko ibyo ari byo byose Hazeri ashobora kuba ashaka kuba yatera Papu Jade agatwara Kate. Ibi ngibi rwose wasanga ari byo arimo arashaka kuba yageraho. Ubwo nibyo barimo baravugana, ari baganirira, bagatangira ati nibyo bashaka kuba bakora, ngemba ndimo ndabibona. Ubwo nuko nguko Kate nawe yatangiye kuba yavuga ati gute ibyo bintu twabikora, ni gute murimo murabivuga ibyo bintu? Ubwo nuko nguko abandi batangiye kuba bavuga ati kubera ko ku munsi w'ejo ni umunsi wo kuba mwakita izina umwana wanyu, ni umunsi wo kuba mwakita izina umwana wanyu. Tayari ejo hazaba umuhango wo kuba bakita umwana izina, umwana nyine wa Jade ndetse na Kate. Ubwo rero hazaba hari abashyitsi benshi bazaba baje kureba umwana wanyu. Ubwo ni ukuvuga ngo umwana bazaba baje kwita izina ni uyu nguyu n'uyu, cyangwa se Kate ndetse na Hazeri, ariko Jade niwe umurera. Ubwo abandi bagatangira ati ibyo birori njye sinzabiburamo, ndeba umugore wigize intwari wo kurera umwana utari uw'abandi. nabo bagatangira, cyangwa se ubwo Kate nawe agatangira kuba yavuga ati muzahagere ariko hatazagira ikigoryi kiramuka gikoze ibintu by'ubugoryi kwishanutsa ngo kibe kivuga ibyo bintu. Murimo murabyumva? Dore umukobwa nawe nuko aba yamenetse, yasinze, Tayari aba yamenetse no kureba ntabwo biba bishoboka. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati hatazagira umuntu nteza ibibazo, muzaze ariko ntazagira umuntu nteza ibibazo, ngamureke tunywe ku buzima bwacu. Tayari nk'uyu mukobwa ukiri muranywa yabongotse yamenetse koko arataha atari ibyatsi. Tayari aho ngaho hari urimo urareba amashusho cyangwa se hari urimo urareba video y'ukuntu babimeze. Uwo ni Jade cyangwa se Kempo, twabonye bamwita madamu Kempo cyangwa Miss Kempo. Abandi batangiye kuba bavuga ati Kigali we, reba ibi ni ibiki ubu ngubu koko? Ibi ngibi ni ibiki? Umukobwa nawe afite ibindi bintu arimo arapanga, agatangira kuba yavuga ati nizere ko bamugejejeyo. Umugabo ariko agatangira kuba yavuga ati Jade we, none se ejo urapanga kuba wakora iki? Ejo ubundi wareka kuba wajya hariya, urimo urapanga kuba wakora iki? Umugabo nyine yatangiye kuba yamubaza ati ejo uri gupanga kuba wakora iki? Undi yahise avuga ati hehe urimo urambwira ko ntarimo ndanabyibuka. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati bigendeye ku rukundo naba naramuhaye akarufata nk'imikino, cyangwa se nyine akarufata nk'urwishimishamo. Rero sinumva impamvu yakomeza kuba yakishima muri buno buryo. Nanjye nakabaye ndimo ndishima muri buri mumwe, cyangwa se uwo bari kumwe wese ngamwereka ibyishimo. Nicyo kintu ngenda shaka. Ejo ndagira ngo ibintu byose
ibi bibe byarangira. Ubwo niko bwakeye aho hari uwo barimo barita Miss Praise. Ubwo nuko batangiraga kuba bamubwira ati yewe Miss we urarenze cyane, ni ukuri kuri uno munsi wateguye wo kuba nyine mwakita umwana wanyu izina cyangwa se ku munsi we wo kwita izina, birarenze cyane. Reba ukuntu buri umwe wese yayitabiriye ibi birori byanyu, ni ukuri ibi ni ingenzi kuba buri umwe yitabiriye hano. Turabikunze turabishaka, birimo biratinda bino birori. Uyu ni umunsi wo kuba bakita izina tayari. Dore nuko nguko batangiye kubavuga ati ariko uyu munsi nabonye ihari itangazamakuru ryinshi, ihaje itangazamakuru ryinshi, ibintu bimeze neza cyane. Ni ukuri njye nabikunze ibi bintu, we ntiwabikunze ra? None nawe ati sho ni ukuri nabikunze, ni ukuri njye nabikunze. Kuba ugiye kuba waba mama, n'ukuntu mbere wari umeze rwose ukiri inkumi, ariko ukaba ugiye kuba waba umumama, ibi bintu rwose ni iby'agaciro. Ubu ngubu watangiye ubuzima bushyashya, cyangwa se nyine uri mu buzima bushyashya bwa gikobwa wabuvuyemo. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati reka twizere ko ariko bigomba kuba byagenda, reka twizere ko ariko bigomba kuba byagenda. N'abandi bahise bavuga ati aha reka tugende, kuko ibisubizo nyine arimo arabasubiza ni ibintu bidahuye cyangwa se bitajyanye. Ubwo niko bikubise baragenda. Umukobwa cyangwa se umumama nawe nuko nguko yasigaye aho ngaho wari urimo urarera umwana utari uwe. Dore nuko nguko yasigaye aho, umujinya ari kuba wamwishe yatangiye kuba yavuga ati noneho bino bintu reka nze mbyikemurire ku giti cyanjye. Ntago muri buze kuba mwabasha kuba mwebwe nyine mwabyikemurira ibi byose byo mugiye kuba mwahura nabyo, si muri bubashe kuba mwabyikemurira. Umukobwa ntumbaze ngo ni ibiki, tayari nuko nguko ari aho ngaho abandi bitabiriye ngo kuza mu muhango wo kwita izina. Umukobwa ariko hari ibyo yateguye, rero yatangiye kuba yavuga ati none reka nze ntegurire inshuti yanjye magara, mutegurire ibintu bya hatari, mutegurire ibintu bya danje, ibyo ari buze kuba yabona ngomba kuba nabimutegurira. Umugore nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga. Akiri aho ngaho yagiye kubona telefoni ya Julia imuhamagaye, cyangwa se nimero ya Julia irimo iramuhamagara. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati bimeze gute aho ngaho. Ubwo Julia ni nk'umukozi cyangwa se nyine ni ntekeramimarura aho ngaho yatangiye kuba yavuga ati Miss Kemp we noneho ibintu byose ibirimo biragenda neza kuko barimwe imbere muri ka kantu niho barimwe imbere nyine n'akazu. Yaravuze ngo muri ka kazu niho barimwe imbere. Rero amahirwe yose nuko ibintu birimo birakunda cyangwa se birimo biragenda neza nk'uko twabipanze. Ubwo ntumbaze ngo ibyo bapanze ni ibiki, ngo ariko ngo hari akazu bari bateguye ngo niho bano bari. Ubwo niko nyine hari abibereye mu byabo. Undi nawe yese amubwira ati akazi keza kabisa urimo urabikora neza, nizere ko igihe umuvandimwe wanjye ari buze kuba yagaruka araza kuba nyine yagira aho ngaho ibintu byose byatunganye. Undi yaravuze ati cyane rwose mabuja. Ku rundi ruhande hari urimo urazahamagara ati Jade we wa mugore w'indashima, vaya aha ngaha sohoka aho ngaho guto ushobora kuba watinyuka gukora ibi bintu. Hari uwaje afite umwana arimo arasakuza cyane, arimo aravuga ati wa mugore w'indashima we guto ushobora kuba wakora bino bintu. Kwitegereza hirya dore itangazamakuru. Umugore nyine niwe ugiye kuba yakitisha umwana izina, ariko ubwo ngubwo aho hari abaje kwitegereza itangazamakuru batangira kuba bakikaruma, batangira kuba bareba kumbi Jade cyangwa se nyine Kemp nuko nguko arimo arareba. Nta bintu byinshi, dore nuko nguko barimo baritegereza bakitegereza itangazamakuru rirahari. Umugore niko yese yirukanka cyane ngo yigere Jade nyine mubaze ukuntu ibintu bimeze. Yaje yirukanka cyane akitegereza akabona itangazamakuru, yareba akabona umukobwa. Niko yatangiye kuba yavuga ati ibingibi byose bisobanuye iki, bino bintu biri aha ngaha bisobanuye iki, cyangwa se nyine bigamije iki bino bintu. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati kwifata ukaza ugafata umwana ukamushyira hanze y'urugi, cyangwa se nyine ukamushyira ku rugi hanze, warangiza ukagenda. Ese koko ibingibi nibyo bita kuba umubyeyi? Uyu ni mama wa Kate cyangwa se mama w'umugabo w'uno mukobwa. Yatangiye kuba yavuga ati se nibyo ngibyo ushaka kuba wambwira ra? Nibyo ngibyo ushaka kuba wambwira? Ni uko nguko umuryango wa Praise muganira? Umukobwa nyine yashatse mu muryango wa Praise ari wowe y'inguyu. Rero nyine yatangiye kuba yavuga ati nuko nguko muganira. Uwo rega ni umwuzukuru wawe, ni gute utarimo uramufata neza, cyangwa se ni gute urimo uraza utomboka urwana? Ni gute udashaka kuba wamurera? Ntabwo ushaka kuba wamurera, niye mpamvu udashaka kuba wamurera. Ubwo uyu nguyu ni papa nawe wa Kate cyangwa se papa w'umusore bakundana. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ni gute udashaka kuba warera umwana? Ibi byose urimo urabikorera iki? Ese wibagiwe inshingano zawe, cyangwa se wibagiwe kuri mama w'uno mwana? Gute ushobora kuba wakitarutsa kuba warera umwana? Ibi ngibi ni ibiki urimo? Tayari nuko nguko nyine batangiye kuba bamubaza impamvu cyangwa se cyatumye
afata umwana akamushyira ku rugi, yarangiza akamuta akagenda, agatangira tuzi ko bino bintu urimo urakora ibigize icyaha, ibi bintu urimo urakora bigize icyaha. Umugore ariko ariturije, we yamaze kuba yamenya ko uriya mwana atari uwe, ahubwo arimo ararerera abantu. Undi yatangiye kuba yavuga ati mbere yuko nanatwita cyangwa se mbere yuko imbyara ibintu byose byari bimeze neza, ntabwo mwanyitagaho, ariko ubu ngubu nibwo mutangiye kuba mwavuga ngo ntabwo mushaka kuba mwamfasha. Ubu ngubu nyine aho yaravuze ati mbere yuko mbyara mbere mwanyitagaho, ahubwo ari uko mbyaye ntabwo mugishaka kuba mwamfasha. Mubanze mwitegereze neza, rego ni umwuzukuru wanyu, ni gute mudashaka kuba mwamufasha cyangwa se ni gute mudashaka kuba mwamureba? Ntabwo mumwitayeho se? Mumbwire, ntabwo mumwitayeho? Umugore nyine nicyo kintu arimo arabaza, niba batitaye ku mwuzukuru wabo. Dore nuko nguko barimo barareba umukobwa bakibaza ati si nguyu uyaje afata umwana amushyira ku rugi, ibi ni ibiki? Ubwo papa w'umusore ubwo niko nguko arimo arareba, ubwo ni sebukwe ndetse na nyirabukwe nuko baje. Ariko umukobwa agatangira kuba yavuga ati mwembi bitewe n'ukuntu muje mwembi nyine muza mwirukanka ahangaha, narinzi ngo ni ikintu cyabaye cyangwa se ni ikindi kintu cyabaye, ariko iki nicyo gihe cyo kuba mwakishimira umuryango, siko? Nicyo gihe cyo kuba mwakishimira umuryango ndetse mukakira n'amakosa y'umuryango wanyu. Iki nicyo gihe rero umugore yatangiye kuba yavuga ati iki uyu se ni ibiki arimo aravuga? Akareba umugabo we agatangira kuba yavuga ati mfasha ahangaha, mfasha mbanze nsomera umuntu ahangaha ansobanura ibintu arimo aravuga. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye uri igitangaza, dore ibi bintu byose uno mugore w'indashima. Bandi bakavuga ati ngo umugore w'indashima, ibyo se ni ibiki? Abatangazamakuru cyangwa se itangazamakuru bose bahise baza begera ati iyo nkuru turayishaka, inkuru turayishaka. Undi yatangiye kuba yavuga ati umwuzukuru wanjye arimo araca mu buribwe bwa hatari cyangwa se uburibwe bwa danje, byose birimo birakorwa nawe. Dore nibwo akivuka, umwana akeneye kuba yakitabwaho, akeneye urukundo rw'umubyeyi, none nyina wamubyaye arayifasha aramuta. Ibyo bintu ni ibiki ugiye kuba wakora wowe? Ese koko ubu ngubu uzagira famiye ikomere urimo urakora bino bintu nk'ibi ngibi? Ntabwo ibi ngibi wakabaye ukora ari byo, cyangwa se ntabwo wakabaye urimo urakora bino bintu. Umugore yatangiye kuba yarira, ariko undi ku rundi ruhande nawe arahagaze cyangwa se nta kindi kintu arimo aravuga. Ubwo bose batangiye kuba bavuga ati mana yanjye, ese uriya mukobwa ni gute arimo arakora biriya bintu akifata agata umwana? Hoya rwose, ni gute adashaka kuba yarira umwana? Biriya ni ibiki? Gute adashaka kuba yarira umwana? Dore n'umugore nyine nawe ari aho ngaho, n'abandi batangiye kuba babavuganira. Umugore nyine akabyumva ko afite abafana cyangwa se nyine ibintu uno mugore arimo arakora, cyangwa se Miss Place nyine nk'izina ry'umuryango muri Place. Rero batangiye kubavuga ati ibyo bintu ntabwo urimo urabikora, ntabwo byakabaye ari byiza urimo urakora. Ni gute utari muremera kuba waba umugore? Ni gute ubwo bagatangira ati none se Miss Camp we, ibyo bintu barimo baravuga byose wabikoze cyangwa nibyo ibyo bintu barimo baravuga? Miss Camp nuko nguko ahagaze, yatangiye kuba yavuga ati nta kintu na kimwe mfite nasobanura kuri ibyo byose, njye nta kintu na kimwe mfite nasobanura kuri ibyo byose. Ubwo nuko nguko nyine yavuze ngo nta kintu afite icyo gusobanura cyangwa se nta busobanuro afite. Ntabwo mbyembe bishaka wapi, ntabyo nshaka. Umugore nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati kubera ko ngiyewe ntabwo nshaka umwana n'indi nshuro, wapi sinshaka umwana n'indi nshuro. Bose bararebye barakebuka, papa ndetse na mama w'umusore barakebutse. Umukobwa yaravuze ati ngo ntago ashaka umwana n'indi nshuro, reka ibyo ntago bikozwa. Ubwo abandi bakibaza ati iki ese bite byawe, ushaka kuba wajugunya umwana se? Tubwire, ushaka kuba wafata umwana ukamujugunya? Umugore yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye, ese ubu koko ibi ngiyi ni ya viziyo, ibi ni ibiki koko? Umugore nyine yatangiye kuba yavugira hejuru, agatangira ati n'ubundi umwana wanjye yakoze ikosa ryo kuba yagushyingirwa, sinzi impamvu rwose uri umugore w'indashima. Umwana wanjye yakoze ikosa ryo kuba yagushyingirwa, ibi ni ibiki yakoze rwose ryo kugushyingirwa, cyangwa se ibi ni ibiki? Mbega umugore ntashobotse, ariko wariturije, nta bintu byinshi byo kuba yavuga cyangwa se nta kintu ashaka kuba yavuga. Rero batangiye kuba bavuga ati ni indashima, reba mwese muri aha ngaha murebe mwitegereze, uyu mugore rwose ntashobotse, uyu mugore washakanye n'umwana wanjye ntagashobotse rwose. Mundebera ukuntu aba arimo arareba n'agasuzuguro. Umukobwa nta kintu na kimwe arimo aravuga, arihagarariye, ariko mama w'umusore nyine we arimo arabireba. Ubwo batangiye kuba bavuga ati none se Miss Price we kutuje cyane, none bino bintu ntabwo we birimo birakubabaza? Ugiye kuba wakora nta mutima inama ufite wo kuba wavuga wareka gukora bino bintu? Ubwo nyine nicyo kintu batangiye kuba bavuga ati noneho cyangwa se
wabitewe n'ishyari ry'uko twumvishe ngo Kate ndetse na Hazari w'inshuti yawe ngo bari mu nyine kuba nabo ngo bakururana nyine mu bintu by'ubushuti nk'uko nawe na Hazeri muri inshuti yigo. Niyo mpamvu nibyo bintu birimo biratuma ufata umwana ukamushugunya kubera iyo mpamvu. Ubwo nyine abantu baba bafite amakuru bagiye batandukanye, rero batangiye kubavuga ati ibyo byose niyo byaba birimo biraba, niyo baba barimo barakundana ntabwo wafashe umwana wawe ngo umujugunye. Ibe nuko nukagena ariko turabizi neza n'ubushuti nkuko nawe na Hazeri muri inshuti. Na mama nawe yarakebutse atangira kuba yavuga ati JD we ndimo ndabyumva noneho muri kano kanya niba ari cyo kintu kirimo kirabigutera wirakara ari wose cyangwa se wigirira ishyari wifuha. Kate ndetse na Hazeri nta kintu na kimwe kiraho ngaho, ibintu byose birahari bimeze neza, ahubwo wetera umwana wawe ibintu bizaba byakunda naza kuba yagaruka. Rero ibintu asanga bimeze neza ntabwo wagafasha umwana ngo umujugunye. Ibyo bintu urimo urumva ko atari ukumva nabi cyangwa se nyine atari ukutamenya. Ibyo rwose urimo urakora ni ukutamenya, ntabwo byabikwiriye, ntabwo byaba ari byo. Umukobwa baragiye baramusomera, ibajyaho baramusomera ngo ibintu arimo arakora ntabwo ari byo byo gushaka nyine kwanga umwana. Ibagatangira ati nukuri ibyo bintu rwose Hazeri ndetse na Kate ni ubushuti nibwo burimo, nta kindi kintu kiraho hagati yabo, nuko ari ubushuti. Nyuma y'ibyo byose ni ubushuti bubagenza. Ubwo mama nicyo kintu nyine arimo aravuga, agatangira kuba yavuga ati kandi barabaye n'inshuti kuva na kera, bari inshuti rwose z'amagara cyangwa se zari inshuti magara imbere y'uko nawe bamumenyana, bari inshuti. Ubwo nicyo kintu nyine mama arimo aravuga, undi agatangira kuba yavuga ati bari inshuti yigo, bari inshuti. Mama nawe yaravuze ati yego bari inshuti. Tayari dore nuko nguko umukobwa yahise amanuka gake gake, yaje atangira kuba yamufata akaboko amubwira ati noneho ndakwinginze guturuka kano kanya uze kuba wagira umutima ukomeye, cyangwa se uze kuba wagira umutima ukomeye niba rwose barareranywe cyangwa se barakuze bari kumwe. Ibyo bintu rwose ngewe rero reka fata umwana wawe umurere neza, kubera ko nyuma y'ibyo bintu byose si uko nguko abo ngabo bo urimo urakeka bameze, ntabwo ari uko nguko bo bameze. Ibyo ngibyo urimo urakeka siko bimeze. Mama agatangira kuba yavuga ati iki, undi nawe aramubwira ati butegereje uraje urebeho gatoya cyangwa se ba wihanganye, uraje urebeho gatoya. Umukobwa nicyo kintu yavuze ngo ba witegereje ba wihanganyeho gakeya, uraje urebe. Tayari mama nawe akibaza ati si ibi bintu ni ibiki arimo aravuga. Ubwo niko yahise amubwira ati mpereza umwana, yaka papa umwana. Tayari ubwo niko yahise apfukama hasi atangira kuba yavuga ati JD we nukuri wikora bino bintu, ndabizi wenda ufite ukundi kuntu uri muri iyo mva, ariko ikintu nakubwira uno mwana aragukeneye, ntabwo rwose wakabaye umutangaha cyangwa se ngo umutujugunyire umudutane. Nukuri ibi bintu ntabwo byakabaye ari byo. Uyu mwana se urabona yazakura gute adafite mama? Akeneye amashereka cyangwa se nyine akeneye ibere. Ni gute waba ugiye kuba wamuta? Ibi bintu nukuri uyu mwana akeneye kuzakura neza, nukuri wikora bino bintu. Ese we nta muwe urimo uragira? Umukobwa ariko we barimo baramutera impuhwe, we nta kintu na kimwe arimo aratekereza cyangwa se nta kindi kintu arimo aravuga. Mama w'umusore rero arimo aramubwira ati umwana wawe akeneye kuzakura abona mama we. None se ko kubu ngubu ni ibiki waba ugiye kuba wakora ku bw'umuryango? Ibi ngibi ntabwo urimo uratekereza umuryango wacu se? Ni ukuri gira impuhwe. Ariko abandi bagatangira kuba bakibaza ati se uno mugore utagira impuhwe, utagirira umwana w'impuhwe ni bwoko ki? Mama w'umusore nawe agatangira kuba yavuga ati nukuri wihemuka, dore na papa nawe yagiye ku mavi, bose bajya ku mavi. Batangiye kuba bavuga ati JD we umwana ararengana cyane bya danje, umwana arimo ararengana, urimo uramurenganya. Nukuri mugirire impuhwe, turakwinginze ngera usubirane umwana wawe cyangwa se wongere umufate, kubera ko ibintu urimo urakora ntabwo ari byo. Dore na mama nuko nguko nyine arimo arareba, nugucinya inkoro nabibonye. Ubwo na papa agatangira ati nukuri igira udufashe, umwana akeneye kuba yakura neza, agakura ariko utamufashe ngo umutererane, umudusigire nk'umuryango wa Mr Price cyangwa se ngiye nka Mr Price. Ibi bintu ugiye kuba wakora ntabwo ari byo. Ubwo nyine nicyo kintu batangiye kuba bavuga. Umukobwa nyine barimo baramubwira ati wifata umwanzuro wo kuba wakora bino bintu, ngo uve ku mwana cyangwa se ngo umufate ngo umusige. Ibi byose ntabwo ari byo. N'abandi bagatangira ati rwose ibi bintu ntabwo bikwiriye rwose, ibi bintu ni ubushizi bw'isoni, ibi bintu urimo urabitinyuka gute? Ubwo niko batangiye kumubwira ati Miss Price we ni ukubera iki rwose ugiye kuba wakora bino bintu? Ibi ni ukubera iki ugiye kuba wabikora? Ibi ni ukubera iki? Ese basi ntabwo wahindura ibitekerezo ko n'ubundi umaje kuba wakumva ko nta mpamvu yo kuba wareka umwana? Undi aravuga ati ngo iki, ngo mpindure ibitekerezo? Yarabamenetse arabaseka, yagiye harabaseka ati ngo mpindure ibitekerezo.
ahubwo mwebwe mwasaze. Dore papa w'umusore wa Keith nuko nguko nawe arimo arareba, ndetse na mama wa Keith nuko nguko barimo barareba. Umukobwa nawe agatangira kubasubiramo ngo mpindure ibitekerezo. Ngo mpindure ibitekerezo. Kubera iki se mwumva ko njye nabikora? Kubera iki murimo murumva nabikora? Bagatangira ati se JD we ufite ikihe kibazo? Ko numva ufite impamvu nyinshi zo kwihagararaho utarimo uravuga. Ni ikihe kibazo ufite? None se nyine impamvu turimo turabikubwira suko ari umwana wawe. Reba ukuntu barimo barakwinginga kandi ari umwana wawe urimo urarira. None se ibi ngibi birimo biragaragaza iki? Ibi bintu urimo uragerageza kuba wakora birimo biragaragaza iki? Ubwo n'abandi batangiye kuba bamubwira ati reka nkwiyame JD we ngiye kuba naguhereza agasopo, uno mwana rwose umufata ibintu bitari byaba bibi mbere yuko wisanga mu maboko atari ayawe, ukaza kuba wakurikiranwa. Ibi byose kandi unuze no kuba wahamagara Keith, uze no kuba wamusaba imbabazi kubera ko bino bintu wari ugiye kuba wakorera umwana wanyu ntago ari byo. Ubwo nyine nabashe kuba bavumba batangiye kuba bavuga ati rero ugomba kubahamagara Keith ukaza kuba wamusaba imbabazi kubera ko bino bintu ntago ari byo, kandi ugomba no kuba waguma mu muryango wa Press ukaba warera umwana. Urimo urabyumva? Turimo turumvikana. Ubwo nyine bagiyeho barakanga, ubwo bagatangira kuba bavuga ati noneho bitari bitihise ibyo ngibyo tugiye kuba twahamagara ubwo umusore Keith abe yagira ahangaha none aze kuba yareba ukuntu umwana wawe ugiye kuba wamusigira ababyeyi banyu cyangwa se ababyeyi none muhite munakora divorce kubera ko bino bintu ntabwo byumvikana ukuntu umubyeyi nkawe afata umwana nk'uyu nguyu akamwirukana cyangwa se nyine akamwikuraho. Ibi ngibi byose ugomba kuba wasaba imbabazi. Urimo urabyumva neza? Ugomba kuba wasaba imbabazi, nicyo kintu kigomba kuba cyaba. Bose batangiye kuba bagendaho baravuga tusaba imbabazi, usaba imbabazi, usaba imbabazi. Turavuze ngo usaba imbabazi. Umukobwa niko kuntu arimo arareba utyo barimo baramubwira tugomba kubasaba imbabazi. Dore na mama w'umusore turasaba imbabazi da. Bose bajya turasaba imbabazi. Urasaba imbabazi wowe, urasaba imbabazi, urazisaba. Miss Price we wifunga umutwe bw'itangazamakuru urarya ati wifunga umutwe. Ugomba kuba wasaba imbabazi. Hita usaba imbabazi nonaha umuryango usebeje cyangwa se nyine utumye bapfukama. Bene kano kagenda undi nawe yise avuga ati sawa ntaribi imbabazi ndazisaba. Umukobwa nyine yise avuga ati imbabazi ndazisaba. Itora ababyeyi barabirebye batangira kuba bavuga ati kabisa. Ariko umukobwa niko yavuze ati mbere yuko nzisaba ariko hari ikintu nshaka kuba nabereka. Nyuma y'ibi ngibi byose ndagira ngo muze kuba namwe mwansaba imbabazi. Siko bimeze? Nimumara kuba mwabona bino bintu byose ndagira ngo muze kuba mwasaba imbabazi, kandi namwe muze kuba mwasaba imbabazi buri umwe uri ahangaha. Tayari dore nuko nguko yafashe telekomandi yahise akanda cyangwa se arapyonda. Ntumbaze ngo ni ibiki, hari ibyatangiye kuba byafunguka. N'abandi nabo barareba ati ibi ni ibiki mwabantu mwe, ibi ni ibiki? Dore nuko nguko bakebutse kwitegereza aho ngaho batangiye kuba babona amafoto ari aho ngaho y'umwana ndetse na mama. Ariko dore ikintu mbonye amafoto ari aho ngaho na yuriya mugore Hazeri ndetse na Keith n'umwana ukiri mutoya. Dore ngo baratangira kuba bafungura. Hari ibyatangiye kuba byamanuka gake gake, hari ibyamanutse. Dore umukobwa nuko nguko arimo arareba, n'abari aho bose barimo barareba. Batangiye kuba bakitegereza, bose barikanga, bikanze bigenze uti. Hari ibyo babonye bose ati murebe we, murebe. Dore kumbe aho ninde uhari, hari abibereye mu byabo. Tayari dore ngo barisanga muri sare ni Keith ndetse nandi na Hazeri. Dore nuko nguko bisanze aho ngaho. Tayari nakubwira iki? Dore nuko nguko bisanze aho ngaho. Ubwo batangiye kubavuga ati mana yanjye aba bari mu biki? Yewe dore Mr Press we muze itangazamakuru, muze dutara inkuru. Umukobwa niko kuntu arimo arabireba. Dore nuko nguko arimo arareba nyine umugabo yarasebye cyangwa se nyine ni nk'ahasebye. Dore mama w'umusore ndetse na papa w'umusore ati mpereza umwana. Bose baregera bariruka ngo bumve ikintu umugabo avuga. Dore hano wavuga iki? Bamusanze imbere na ya nshuti ye bavugaga. Umukobwa nawe nuko nguko yagize isoni. Dore isoni batangiye kuba bavuga ati murimo muracitinga cyangwa se murimo muracana inyuma. Tayari dore nuko nguko barebye. Umukobwa nawe nuko nguko yasigaye. Cyangwa bino bintu biraza kurangira gute? Mama arimo arabaza turiya mugore ninde, uriya ninde kuko yipfutse ku maso. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati aba bantu ni bande? Mwegereye umusore nawe yatangiye kuba yavuga ati muzibaho ngaho mwese muceceke murekere no kuba mwafata amafoto. Umukobwa ariko yagiye araseka bitewe n'ukuntu bino bintu birimo biragenda.
yagiye haraseka. Reka mbe nakubwira ati reka tugasoreza ahangaha k'uyu munsi, nakubwira byinshi, reka tubirangiriza ahangaha. Mbere yuko tugasoza reka mbe nagusaba akantu gatoya, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye, iramutse yagushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ariko nkuko mubizi ntabwo tujya dukora episode ya kabiri mutari mwavuga n'ibingiyi mwayikunze, ngo tujye twabakubita kace ka kabiri. Rero mubivuge muri comment mutubwire niba mwayikunze, tuhite tubakubitamo na ka kabiri. Ndabakunda cyane, tuzahure nyine niba mwabyemeye cyangwa se tunatangira kandi. Bye bye.